ubuzima bukwigisha ibintu utiteguye kwakira. Si buri gihe urukundo ruba inkuru nziza, kandi si buri gihe amarangamutima yawe akuyobora mu cyerekezo cyiza. Hari ibintu 9 bikomeye, bikarishye, kandi rimwe na rimwe bibabaza. Ariko iyo ubimenye, ubuzima bwawe burahinduka. Uyu munsi tugiye kuganira, yewe tubiganireho rwose. Ntabwo ari amagambo meza gusa, ni ukuri gushobora kugukiza cyangwa kukakubabaza bitewe n'uko witeguye kubyakira. Niba hari aho byakora ku mutima wawe cyane, menya ko utari wenyine. Iyi ni ya channel yanyu Ubwenge TV. Kora subscribe kugira ngo twinjire n'ibindi biganiro byiza bikugira inama utazabicikwa. Urukundo rwonyine ntiruhagije ngo rutume umubano urama. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Abantu benshi batekereza ko gukundana bihagije. Ukavuga uti turakundana cyane, bizagenda neza. Ariko ukuri ni uku, urukundo ni intangiriro, si iherezo. Umubano wose ukenera ibintu bikurikira. Ukenera kubahana, kwizerana, kuvugana neza, gufata inshingano no gukora ku ntego imwe. Niba ibi byose bitarimo, iyo wakunda umuntu ute, umubano uzasenyuka. Urukundo rudafite imbaraga zindi zirushyigikira ni nk'inzu yubatse umusenyi. Icya kabiri ugomba kumenya, si buri wese uvuga ngo ndagukunda uzi gukunda, cyangwa se si buri wese uvuga ndakunda uzi gukunda. Amagambo aroroshye, ndakunda, umuntu wese ashobora kubivuga, ariko gukunda nyakuri si amagambo, ni ibikorwa. Hari abantu bavuga ko bagukunda ariko bagutesha agaciro. Bavuga ko bagukunda ariko bakakubabaza buri gihe. Bavuga ko bagukunda ariko ntibakwitayeho. Ukuri gukomeye ni uku: hari abantu bagukunda mu buryo bwabo, ariko ntibazi kugukunda mu buryo ukeneye. Kandi ibyo bishobora kwangiza kuruta nuko utakwiriye ujya mu rukundo. Icya gatatu, hari igihe gusezerera umuntu biba ari ukubaha wenyine, si ugutsinda. Abantu benshi batinya kugenda, bagakomeza gufata ku mubano ubabaza kubera gutinya kuba bonyine. Ariko hari igihe kugenda ibi biba intsinzi. Gusezera ari ukwikiza ububabare, kurekura ari ukwikunda. Ntabwo buri gihe kuguma ari byo bikomeye. Rimwe na rimwe umuntu ukomeye muzi kuvuga uti birahagije. Icya kane, wakunda umuntu cyane, ariko mukaba mutabera hamwe neza. Ibi nibyo bigora benshi kubyumva. Urukundo ruba ruhari, rukomeye, rwinshi, rudasanzwe, ariko mufite imico idahuye, mufite inzira zitandukanye, mufite intego zidahuye. Kuri gukundana ntibisobanura ko mukwiye kubana. Hari abantu ugomba gukunda ariko utagomba kubana nabo. Ugomba kumenya. Icya gatanu, muri bya bintu nakubwiye 9 tugiye kurebera hamwe,
turi kurebera hamwe ibintu 9 biteye ubwoba ariko bishobora guhindura ubuzima bwawe, bigoye kubyakira cyangwa se bigoye gufata umwanzuro ariko bihindura ubuzima bwawe. Icya gatanu rero, ibyo ukora bifite agaciro kuruta ibyo usezeranya. Promise cyangwa se amasezerano aroroshye: nzahinduka, nzabikora, sinzongera. Ariko niba ibikorwa bidahindutse, ayo magambo ntacyo amaze. Reba umuntu ku byo akora buri munsi, ku byo akwitaho, burya kwitaho, ku byo agerageza, si ibyo avuga. Effort ni cyo kimenyetso cy'urukundo nyarwo. Kuri kwa gatandatu ugomba kumenya mu buzima bwawe, abantu barahinduka kandi rimwe na rimwe ntibahindukana nawe. Ubuzima burahindura, bugahindura abantu. Hari abakura mu bitekerezo, hari abahindura intego, hari abahindura ibyo bashaka. Kandi rimwe na rimwe uwo mwatangiranye inzira nimuyirangiriza hamwe. Si uko hari uwakoze nabi buri gihe, ni uko ubuzima bwabahinduye mu byerekezo bitandukanye kandi ugomba kubyakira. Kuri kwa karindwi ugomba kwakira mu buzima bwawe, wakora byose neza ariko ukabura umuntu. Iyi ni imwe mu nkuru zibabaza cyane. Wagerageje gukunda neza, kubaha, kuvugana neza, gukora ibyo bisabwa byose, ariko birangira uri ari uko. Ntabwo gutsindwa mu rukundo bisobanura ko wakoze nabi. Hari igihe ibintu bigenda atari wowe ikibazo. Hari igihe ibintu bitagenda kandi n'ubundi atari wowe ikibazo. Reka kwiyahura, umutima utekereze ko uri ikibazo buri gihe. Ukuri kwa munani kubabaza kandi ukwakira kukaguhindura ubuzima. Gukira birababaza kuruta gukomeza gufata umwana. Ntangiriro. Kurekura umuntu birababaza, ariko gukira birababaza kurushaho mu ntangiriro. Cyagiye nyine ugitangira kureka umuntu biragora. Wumva uri wenyine, utekereza cyane, ugaruka ku byahise, bibaza niba warakoze neza. Ariko uko iminsi ishira, ubwo bubabare buhinduka imbaraga. Fata umubano ubabaza, ni ububabare buhoraho. Gukira ni ububabare bw'igihe gito, buzana amahoro n'igihe kirekire. Ukuri kwa 9 ugomba kumenya mu buzima: urukundo rw'ukuri ntirugutuma usaba ibyibanze. Niba uri gusaba kwitabagaho, kubahwa, kumvwa, kwitaho, noneho hari ikibazo gikomeye. Urukundo rwiza ruragutanga utabisabye, ruragutekereza, rurakwitaho, rurakubaha. Mba gusaba ibintu by'ibanze. Niba usaba kwitabwaho, kubahwa, kumvwa, ko bakwitaho, ushobora kuba uri mu mwanya utariho. Niba rero hari kimwe muri ibi byagukoze ku mutima, muri ibi byose twagiye tuganira, muri ibi bintu 9, niba harimo nibuze kimwe cyangwa ibyagukoze ku mutima, niba wiyumvisemo inkuru yawe, menya ko utari wenyine. Ubuzima ni urukundo, nibiza bifite igitabo kibisobanura.
twese duca mu makosa, mu bubabare no mu masomo, ariko hari ikintu kimwe ugomba guhora wibuka. Wige guhitamo wowe ubwawe. Hitamo amahoro yawe, hitamo agaciro kawe, hitamo ubuzima buguhesha ishema, kuko amaherezo nta muntu uzaza kugukiza uretse wowe ubwawe. Iyi ni ya cano yacu, cano ya mbere ku isi, iri aha ngaha kugira ngo ikugire inama ku myanzuro ufata mu buzima, kuba ubana nabo, ndetse ikakugira inama yo kubaho. Ubwenge TV, subscribe niba utarayikora, niba wamaze gukora subscribe ugakora kuri like, share ndetse n'ibindi. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Imana ikomeze ibarinde, tubonane mu biganiro